Rero bakunze Samuzo TV mbanje kubasuhuza nizira ko umeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero mu karere ka Rusizi ambulance yari itwaye umugore utwite yakoze impanuka inda ivamo. Mu kagari ka Kingwa mu murenge wa Gitambi mu karere ka Rusizi haravugwa amakuru y'imbangukiragutabara izwi ku izina nka ambulance yakoze impanuka irenga umuhanda umwe mu bo yari itwaye agira ibyago inda yari atwite ivamo. Mu makuru yatangajwe n'umwe mu bayobozi b'akagari ka Kingwa ushinzwe imibereho myiza ubukungu n'iterambere izwi ku izina nka Sedo Rudahunga Warita yavuze ko iyo mpanuka yabaye mu ijoro rishyira itariki 27 Ukwakira 2024. Yagize ati bamamagaye mu masaha 8 z'ijoro bambwira ko ambulance ikoze impanuka, niyambaza abaturage abantu bari bakomeretse tubegereza umuhanda, ndi ambulance yari igiye ku bitaro bya Mibirizi irabajyana. Uwo muyobozi yavuze ko abakomerekeye muri iyo mpanuka barimo umushoferi, umuganga, umugore n'umwana yari yahetse ndetse n'uwo mugore wari utwite inda ikavamo. Ubu bari kwitabwaho n'ibitaro bya Mibirizi. Ati abo bakomeretse bajyanywe mu bitaro bya Mibirizi, icyo namenya nuko umugore umwe bari muri iyo modoka wari utwite inda ye yavuyemo. Andi makuru ni ibitaro bya Mibirizi byayamenya kuko ubwo twabatabaraga niho bajyanywe. Amakuru twamenya nuko uwo mubyeyi wagizweho ingaruka n'iyo mpanuka inda yari yatwite ivamo ngo yajyanywe mu bitaro bya Kaminuza bya Butare CHUB kugira ngo yitabweho mu buryo bwihariye. Rero iyi ngiyi akaba ari impanuka yabaye itewe na ambulance, umugore wari utwite inda ikavamo, naho mu bandi bari bari kumwe umubyeyi wari uhetse n'umwana bagakomereka, bakaba bajyanywe mu bitaro bya Mibirizi bari kwitabwaho. Rero umubyeyi wari utwite inda ikavamo, Imana imuhe gukomeza kwihangana, kandi nabo bakomeretse Imana aho bari mu bitaro ikomeze kubana nabo ibakize. N'uwo mwana kandi witabye Imana imuhe iruhuko ridashira. Rero akanga kumwangiza gutya ku Samuzo TV mbutso kandi subscribe, like, share na comment mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.